Sali ku bantu bari bansabye uburyo nabereka uburyo bakora izi waffles cyangwa izi galette, so muze mbibereke muri iyi video. So ese uri wakora subscribe cyangwa wibuka gukora subscribe kuri YouTube channel hanyuma ujye ubana nanjye. So turi bukenere amagi abiri, sucre vanille, ufite na vanilla essence niko wakoresha, chapa mandazi cyangwa baking powder, prestige ya margarine, amata ndetse n'isukari utibagiwe ndetse n'ifarine. Nibyo ngibyo turi bukoresha. So waffles rero abantu benshi bambaza zatwereka uburyo bakora waffles, uburyo bakora waffles. So kora subscribe hanyuma ugene muri comment umbwira ikindi kintu ushaka kumenya ko nzajya mbigisha gukora. So nafashe amagi abiri and then ndayamena gutyo nyine muri kubibona, hanyuma nkahita mfata isukari binashizemo kwanza sucre vanille ndabivanga gutyo kongo kuri kubibona. Maze kubivanga nahise nshyiramo n'isukari isanzwe, nashyizemo ibiyiko around 3, ushyiramo isukari bitewe n'uko ushaka ko ziza kuba ziryoshye nyine. Yanashyizemo ibiyiko 3 by'isukari and then ngiye kubikoroga bivange. Isukari bitewe n'iyo ukunda, ushaka iziryohereye cyane wakongeramo isukari, nta kibazo. Abantu rero mutarakora subscribe kuri YouTube channel yanjye, why? Please mukore subscribe mujye mubana nanjye, even mumbwire muri comment mvuga ati ubutaha dushaka kuzadukorera iki ngiki, okay? So ikintu mbasabye rero ndabasabye ngo kwa kabiri kuri kuza basi kurangire mungejeje kwa subscribers 1000, please, I beg. Warangiza ukayishyiramo n'amata yawe, uzakoresha akantu kanini, ngiye nuko nakoresheje ariko uzakoresha akantu kanini ku buryo bikorohera nyine kubikubita. Igipondo rero cya waffles n'ubunini nkaho nta gitandukanye n'icya cake. Uri umuntu uzi gukora cake nta bigoranye rwose, icyo ukenera ni kariya ka mashini gakora waffles n'ubundi nta birenze igipondo cyabyo bari kimwe. Hanyuma mu kintu uri bufonderemo uhite ushyiramo ifarine. So ijwi ryanjye rwose muryihanganire, murumva ko ndi kuvuga ikibaze nibwo nkibyuka ndavuga ati abakunzi banjye ubu barambuze, ntabwo mperutse kubakorera video, ndavuga ati reka mukorere video and then rwose kweditinga bisigaye bingora, kandi nuko ko namwe mutaba muri kumbwira ati dukeneye ibi ngibi dukorere video y'ibi, muntere courage nyine. Iyi video rero uyisharinga umuntu uzi gukora galette byananiye. Even ibi bintu ni byiza kubimenya kugira ute sometimes ushobora no kubitaninga into business, kuko nabonye waffles ziba nyinshi ziratubuka, hari na ingredient nyinshi ziba zagusabye cyangwa iki. So cya gipondo cyawe washyize ku ruhande rero itukivanga n'ifarine and then ugakoroga kongo gutyo ndi kubikora muri kubibona, you see, ugakoroga ukabikoroga nyine gutyo ugenda wongeramo amata kugira ngo nyine igipondo cyawe kirekorana, kuko navuga ko tugomba gukora igipondo kimeze kimwe cya cake n'ubundi bisanzwe. Ndagenda nongeramo amata gake. Hano muri kubona ko cyari gitangiye kugira kubera amata and then ndakomeza nkoroge. So hano rero igipondo cyari kimaze kugira itashyiramo ya margarine cyangwa prestige nayishongesheje ku ipanu ku ruhande. Uko nguko uri kubikora, ariko nawe uzajye ubikora and then ukongera ugakoroga ukavanga neza. So abantu rero bari mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi ndabasuhuje, mujye mumpereza akazi muhumira batekere amasnacks mufite ibirori mujye mumbwira, I'm there for you, please. Mujye mu makazi, okay? So rero ikintu tubikeneye ni gofrier cyangwa iyo waffle maker, niyo mashini turi bukoreshe for making waffles. Nahise mfata rero ka margarine ngenda ngasigaho nyine gutyo kugira zitaza kuza gufatamo, and then ndangije nkajya nshyiramo cya gipondo gutyo uko nguko.
muri kubona rwose ni ibintu byoroshye, ni ibintu umuntu yakora mu rugo. Iki wagize ukora abana kuri breakfast, utiriwe uvuga ngo ugiye kugura ngo muri alimentation y'iki nawe ukishakira akamashi. Ikintu cyakoze nabonye gutunga ibikoresho byo mu gikoni ni byiza, kandi burya binakugabanyiriza dépense mu buryo utazi wowe, kuko amafaranga ukoresha ubyiri kubyikorera ni make cyane cyane. Ntabwo ari ukuvuga ngo ntimukajye muteza imbere babandi babikora, mujye mugenda mubateza imbere. Ariko mu gihe ufite umwanya, igihe ubona nkanjye nkunda guteka, so nk'ibintu nkunda rero sinabiburira umwanya. Ariko we niba uri umuntu udakunda guteka rwose, uzajya ugenda ugure, uzajya uduhamagara tuze tugutekere. Anyway, n'abantu bafite ibirori like anniversaire, birthday, I'm there for you. I can nyine kubatekera, home service, ibintu nk'ibyo nyine nkaza nkabahotekera aho ngaho mu rugo iwanyu mufite ikirori, just mu mafaranga makeya. So let me know abifuza iyo service mu karere ka Rusizi, mujyi wa Kamembe, and then dukore akazi. Ngende kubisabira akazi abakire bari hano. Okay, so nuko ngukorera bakora waffles. You can add nyine ushobora gushyiramo taste zigiye zitandukanye, ushatse washyiramo chocolate, ugakora ya chocolate nyine. Nzajya nyine mbereka utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Icyo usabwa gusa ni ugukora subscribe kuri YouTube channel, and then tukajya tubana day by day, umunsi ku munsi tukajya tubana umunsi ku munsi, ukajya ushyigikira nanjye nkagushyigikira. So izo nizo waffles nakoze, ni ukuntu uko zari zimeze, murazibona ko zisa neza. Ntabwo nakoze nyinshi, kiriya gikondo cyose ntabwo nagikoze mu waffles. Ikindi nahise nkibakingamo cake because I did this video kugira ngo mbereke how to make waffles. So let me know in the comment section ubutanzabereka uburyo bakora orange cake ya orange. Are you there? Hello. So let me in the comment rero niba wageze hano video, mushyiremo udutima tw'umutuku, and then mwandikemo ijambo cyangwa mwandikemo ijambo simply gusa, ibyo biba bihagije. And then mumbwire n'ikindi kintu mushaka yuko nabigisha gukora. So thank you for watching. Nyine nawe twabanye, nawe mushyashya hano, so kora subscribe kugira utazajya ucikanwa n'ibiganiro byacu, kandi ndabakunda, mwakoze kubana nanjye. Bye.